Habari zenu wapendwa wafuasi wa Demon TV Official. Kama kawaida tunarudi tena ili tuendelee na masomo yetu ya Kiswahili. Bakunzi bakurikira televiziyo yacu Demon TV ibafasha kwiga Igiswahili, turagarutse nyuma y'iminsi mike yariciyemo kugira ngo dukomeze amasomo yacu y'Igiswahili. Ariko uyu munsi ngira ngo turakomeza nyine tureba ibyo twize ubushize. Bamwe barambwira ati twarabifashe twarabizingatiye. Uro tuwagira ngo umunsi noneho twigira indi somo rishyashya. Sasa somo la leo ni musamiati. Somo ry'uyu munsi noneho ni musamiati. Musamiati bakoze atese ni iki? Musamiati ni ukuvuga ni inyungura amagambo ugenekereje mu Kinyarwanda. Mu nyungura amagambo turi kwige rero ni ya magambo tuzakoresha uko tuvuga Igiswahili. Turahera noneho uyu munsi kucyo twita viungo cyangwa se ngasha kuvuga vipande cyangwa se navuga ngo ni sehemu za mwili. Mu Kinyarwanda ngenekereje no kuvuga ngo ni ibice bigize umubiri wacu. Tugiye kureba ko dufite umubiri ugizwe n'ibihe bice. Hano murabona kuri screen zanyu murabona igice nanditse ngo mwili wa binadamu unavyo viungo tele. Una viungo vinavyoonekana nyuma na viungo vya ndani. Somo letu la leo tutazungumzia kuhusu viungo vya nyuma. Ni kumaanisha tunavyoona kwa macho yetu. Tazameni mchoro hapa chini ili ujue kila kiungo na namna ya kusoma jina lake. Iki gika kirakubwira ngo umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice byinshi bitandukanye. Hari ibice rero tubona inyuma n'ibice tusanga imbere ndani, no kuvuga viungo vya ndani. Somo letu la leo no kuvuga isomo ryacu ry'uyu munsi tutazungumzia kuhusu viungo vya nyuma. Tugiye noneho kuganira ku bice by'inyuma gene tuonesha ni kumaanisha tunavyoona kwa macho yetu. No kuvuga ngo bya bindi tubona n'amaso yacu. Mwabyumva niyo ntero mvuze ngo tunavyoona kwa macho yetu. Macho ni kimwe mu bice nyine bigize umubiri wacu. Turaza kubibona hasi. Noneho hasi natse ngo tazameni mchoro hapa chini ili ujue kila kiungo na namna ya kusoma jina lake. Nonati reba igishushanyo kiri hasi noneho umenye uko buri gice cyitwa ndetse umenye nuko izina ryacyo risoma. Reka dukomeze rero turebe icyo gishushanyo uko mpere ku gishushanyo. Murabona igishushanyo cyacu kiriho ibice byose bigize umubiri w'umuntu. Kira tukiga cyangwa namwe mwize abatarize mu twihanganire twize ko umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice bitatu ari byo umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Ibyo bice byose rero hano urabibona kuri screen yawe. Urabona ko igishushanyo uri kureba imbere yawe kigizwe n'ibyo bice byose. None rero buri gice gifite neza izina ryacyo. Urebye tukadure ku mutwe rero. Ku mutwe dusanga ibice bikurikira. Urebye ku mutwe dufite igice bita ngo utosi. Utosi nicyo mpere. Utosi ni hejuru n'izandi y'abari uruhara, niho twita muri utosi. Ku mutwe rero tugiraho umusatsi. Umusatsi katika Kiswahili tunasema nywele. Musatsi ni nywele. Noneho inyuma dufite kisogo. Kisogo urebye undi n'ahandi ni mwirugu neza, niho twita kisogo. Noneho tukagira jicho. Muranyihanganira hari ibice ntagaragaje neza aho ngaho ariko ndi buvuge. Hari igice cy'ugutwi. Ugutwi mu Giswahili tuvuga skio. Skio yari ugutwi kumwe byajya mu Giswahili tuvuga maskio. Noneho tukagira izuru ariko mwihangane ku gishushanyo kirasi maza kubibona ibyo ntari kuvuga. Izuru nibyo twita pua langu, izuru ryanjye. Umunwa tukawita mudomo. Abantu bazabwira abandi bababwira ariko nyine mu mvugo turenza ngo funga mudomo, tifunga umunwa. Ariko ibyo ni bibi, si byiza cyane, ntago byiyubashye, ntimukabikore. Ni ukuvuga rero umunwa tuwita mudomo. Munsi y'umunwa turabona akananwa nkuko mubibona turavuga ngo ni kidevu hari hamera ubwanwa. Noneho munsi turabona hari ijosi rimanuka bari akantu kameze nk'akabyimbye. Akabyimbye muzabibona, sinzi uko mu Kinyarwanda nakita ariko tukita ngo ni kidakatonge. Turakomeje hasi yaho tugeze no ku gihimba. Ku gihimba turabonaho ibitugu. Ibi bice bimwe mutari bubone hano mubibona ku bishushanyo bikurikiraho hasi, ntimugire ikibazo. Urutugu turwita bega. Simama bega kwa bega. Hari ukuntu mushobora kubwira abantu ati abagiye mu itorero munabizi ati simameni bega kwa bega, ati muhagane no mukozanyeho intugu. Bega ni urutugu. Noneho tukamanuka tukajya ku gatuza. Agatuza ni kifua. Twamanuka tukajya ku mukondo nkuko mubona tuvuga ngo ni kitovu. Tukajya ku mugongo. Umugongo mu Kiswahili tuwita mugongo.
akaboko tukakita mukono, mukono. Noneho inkokora tuyita kisugudi cyangwa se sukusuku. Noneho tukamanuka gato tukajya ku ntoki. Intoki zose muri tuvuga ni vidore, yari rumwe tuvuga kidore. Inda tukayita tumbo, tumbo. Inda ni tumbo. Tukajya ku kibuno, ku kibuno sasa. Kibuno tuvuga ngo ni tako. Ni tako, byajya mu bwinshi ngo ni matako, matako yako. Kisichana kile kina na matako makubwa, Wavuga ati umukobwa uriya afite amabuno manini ariko n'umuhungu ashobora kugira amabuno manini. No kuvuga tako ni kibuno. Tukajya noneho kuri mu Kinyarwanda banabyita kwitako neza, ahandi hejuru y'ivi gato tuyita kuri nyonga, nyonga. Tukagenda noneho ariko urebye nyonga ariko ni hano imbere kwitako neza. Ubundi noneho ikibero cyo tukakita paja, paja ni ikibero sasa, paja. Noneho tukajya ku ivi ni goti. Noneho tukajya ku maguru, murabona akaguru imbere harabaje mwita ku murundi. Ese tuvuga ngo ni muundi. Akaguru kose twakita mugu. Byajya mu bwinshi tukavuga ngo ni migu. Tukajya hasi ku kirenge, ikirenge gifite ibindi bice. Haraho turi ko twita ngo ni kifundo cha mguu. Kifundo cha mguu ni kakantu kabyimbye karano ku kirenge. Mu Kinyarwanda ni akazira buno yego. Abajya bahita muri cheville mu Gifaransa. Niho twita ngo ni kifungo cha mguu. Noneho tukagira kisigino. Kisigino mu bwinshi visigino. Kisigino ni igitsinsino. Noneho tukagira munsi y'ikirenge twita ngo ni unyayo cyangwa se wayo. Unyayo no kuvuga ni mu kirenge. Ibice rero bitagaragaye hejuru, reka dukomeze turi kuri screen zacu tubirebe hasi. Noneho rero utoze nko murebe iki gishushanyo kizeho, kiragaragaza noneho umutwe w'umuntu, ariko no twagaragaje bya bice byose ntagiye mvuga. Utosi kare nawe uvuze ni hariya neza mu ruhara, niho twita muri utosi. Umutwe rero w'umuntu ushobora kubona icyo twita impanga. Impanga no twita kipaji, kipaji. Umutwe navuze ko kare ari umusatsi, nicyo twita nywere. Ku maso mujya mubona icyo bita ibitsike. Ibitsike mu isura byita nyusi, nyusi. Noneho hakaza ingohe, tundi tuba hejuru ijisho neza, nizo twita kope. Hakaza noneho ijisho turyita jicho. Hakaza izuru kandi nabivuze ni pua. Hakaza umunwa mudomo. Hakaza noneho hano hajya ubwanwa, ubwanwa bumera. Ubwanwa ubundi tubwita ndevu, ariko hariya bumera tuhita masharubu munaona. Hariya nyine hari buriya bwanwa. Ariko ubundi ndevu, masharubu ni ubwanwa bwo hejuru. Masharubu ni ubwanwa bwo hejuru cyangwa hariya buteye. None ariko ubwanwa bwo hasi nibwo twita ndevu. Nubwo hasi si ubwo hejuru. Hejuru ni masharubu. Noneho tukajya hasi munsi y'umunwa handi naho hamera nk'amera utwanwa. Turavuga ngo ni kiyonja cyangwa se kilamba. Murabibona ku gishushanyo. Noneho tuvuga ngo ni kilamba mucuzi, kilamba mucuzi na munsi neza hariya hamera utundi twanwa hariya munsi y'umunwa ni kilamba mucuzi. Kilamba mucuzi nimba mucuzi ubundi mu Kiswahili, mu Kinyarwanda ni isosi. Mucuzi. Tujye ku kaboko navuze ko tukita mukono. Akako rero nako kagira ibice bitandukanye. Kare navuze igice kimwe aho twita kisugudi cyangwa se kisukusuku, ariho mu nkokora. Noneho rero kature ku kaboko hari intoki. Intoki nabwiye ko mbwiye tuvuga vidore, rwaba ari rumwe tukavuga kidore. Noneho rero ku rutoki hariho inzara. Urwara ni kucha. Ni ukuvuga noneho urwo rutoki rw'igikumwe turwita gumba. Noneho tugiye ku moko y'intoki. Urutoki rw'igikumwe turwita gumba. Urukurikiye igikumwe tukarwita shahada. Noneho rwo hagati musumba zose tukarwita chakati. Noneho ni kidore chakati. Noneho nyuma hakaza icyo bita kidore chapete. Pete ubundi mu Kinyarwanda ni impeta. Noneho rero murabizi ko abambara impeta bambara urutoki muri kure rwatseho ngo chapete. Ni kidore chapete. Noneho agahera tukakita kidogo. Turakomeje tugiye noneho ku kaguru nkuko muri kure kuri screen zanyu.
nabivuze hano ku kibero ko ari kuri paja, ivi ni goti, umurundi tukavuze ko twita mundi, ku kaguru n'ubundi mabona bya bice navuze ni kifundo cha muguu, kakandi kabyimbye muri cheville, noneho tukaza kisigino, tukaza noneho mu kirenge tuhita wayo, mu bwije tukavuga ngo unyayo cyangwa se nyayo. Noneho rero ngira ngo ibi bice by'umubiri umuntu wese yasubiye inyuma akabivuga byose, akavuga ati aya n'amaso, iki n'iki, agakomeza byose akabirangiza ukagenda usubira inyuma. Uko wiga usubira inyuma nkuko nandi kubigenza kuri screen yanjye, aho wibagiwe ukiyibutsa, uko ureba video uzagenda ubifata ku buryo none ko akakubwira nionyeshe macho yako. Tuje n'umwana mwarimu amubwiye mu ishoti nionyeshe macho yako, zamenya ko macho na amaso. Nionyeshe mudomo wako, zamenya ko mudomo ni umunwa. Cyangwa ati gusa pua lako, kora kuzuru ryawe. Pua ni izuru n'ibindi bice byose by'umubiri. Hanyuma rero tugasoreza kwa amafoto muri kureba nayo agize nyine bya bice by'umubiri. Bareba nkaho twetse ngo macho ushobora no kuvuga mu maso h'umuntu. Macho no hakaza mudomo nkuko muri kureba ku ifoto, ni umunwa, hakaza mugongo, ni umugongo kanabibuza, hakaza akaboko kose ni mukono, urutugu nabibuze ni bega, bega ni urutugu rumwe, mabega ni intugu zombi, noneho hakaza goti. Huu ndio mwisho wa somo letu. Nawashukuru sana wapenzi wafuasi wa Demon TV Official. Rwose nimo dusoreje aha, ndabashimiye ku isomo mwakurikiye. Mukomeze mwige, dukomeze twige, kandi nkuko nababwiye don't forget to subscribe. You subscribe kandi ntwongere no kwibagirwa gusiga comment yawe. Comment no kuvuga genda wandike comment yawe, icyifuzo cyawe, tuzaheraho twiga tumenya ngo ukeneye ibi n'ibi, uzasabe uzahabwa. Si ibi gusa, muzagenda mubona n'ibindi mu minsi iri imbere kuri Demon TV Official. Muzabona ngiye gutangira kubashyiraho n'amateka aranga u Rwanda, ariko cyane tuzibanda ku bitero byagiye bigabwa n'abami kugira ngo u Rwanda barwagure. Tudatinze nabyo muzabisangaho. Si ibyo gusa kandi n'abazakenera icyongereza, especially grammar, abanyeshuri bakunda kwiga grammar, mu minsi mike naho ndatanganye bashyiraho ku buryo uraje ujya muri comment wandike grammar aho utumva neza, ngende mbigushyire isomo ryose mbigusobanurire, nawe wige waba uri mu rugo n'igihe utari ku ishuri. Murakoze cyane, nawashukuru sana, nawapenda tena, ndabakunda cyane. Tuzakomeza twige kandi twigire hamwe. Murakoze cyane, Imana ibarinde.